hano harimo na kirajana ariko yavuyemo kirajana nawe yavuyemo ariko umujura unzengereje ngiyewe nkamufata tata we Mana nyagasani kumurya roho naburaga mujura umuntu azinduka atera wazinduka sarura sha ni ikibano wo muri vuba ni mujura umuntu nawe ugiyewe mufata byawe niba byavuga ngo umufashe nje nimufata none yewe umfasha yewe uretse umujura yaranjengirije ako nimufata niko sha cyari iki mbona ndani nkende ni wakimari uravuga ngo iki uravuga tata we witode niko sha icyo gijyamba kwe byabindi bavuga ngo ndagufashe kijyana ureba ndagufashe kijyana ureba none kijyana ureba urakijyana ureba kijyana ureba igitoki cyanye nataye ariko gasaza ngakaza kambwira ikiko ibaze nkaho umuzehe none nkaho yano musaza uzahamijye kungufasha umva naje cyane giye mu giti cyane guharura none zinduka ntera nawe zinduka wibasha akareka nyijuri kureba atanga urinde banza kanana none Basha tutanagena mu gambo byinshi ntacyo wazura tutanagena mu gambo byinshi Yesu Basha wabuje agenda ubutaga jewe genda ubutaga akomeze genda ubutaga musaza wowe sha musaza mwara bimaze jani mwara bimaze Basha byakaze nkwereka wambabariye umva kankwereka Mbasha uzabona igenge kungufu njewe kugira ngo mabarire ngiye kugukubita inkoni 200 kandi kunda urabizi inkoni 200 kandi kunda wenda muze wambabarira ko ujya sawa kukubabarira ndagukora ibintu bitatu ngambwira ko kubwira no iki gitoki urakijya cyose ari kibisi ntabishobora rwose ntabishobora okay niba utabishobora none kino gitoki kuko wakimara ko urakirya reba yamabere yose urakirya bakima gihiye barakima gihiye rwose bakima gihiye waje kukiba gihiye baba ngirire mu jewe Mbasha umva genda sogokuru wawe iki gitoki ugiye kukikora cyose waruzi ko iminsi yawe itazagera sha umva kugira ngo babari gira abantu bose ko wari gitama ariko utazabyongera ukumva kumanyota wambabarira ko